ndimo byibuze ndatekereza ko namupropoza ko dushobora kujya gusezera mu rwego rw'umurenge. Ndamupropoza ko twajya gusezera mu rwego rw'umurenge. Gusa murambabaje. Ngo iki? Murambabaje. Urabona dushobora njyewe wowe mukuru wawe abantu batatu yadushobora. Yadushobora ariko nyantera ubwoba. Akata. Mwihorere nakomeza no ntabwo atubasha ashyitse umutima hamwe. Ubundi urabona imvura yo mu mpeshyi. Shatse bangonde kivejuru. Oya sinawe twituka. Nyine imvura yo mu mpeshyi no kunkiza izuba ryakakaje abantu. Waje usanga narakakaye narumaganye. Uranyagira ndatohagira. Amakuru ni meza. Meze neza? Nako tumeze neza turaho. Nashimye Imana ndabibona. Sigaye uri keza noneho kurusha mbere. Murakoze. Ariko nizere ko mama ameze neza. Mama ameze neza. Ese uracyasenga nka mbere? Ndacyasenga. Narakubona ugiye. Nubwo nta nyine njyayo. Nuko utambona. Ndasenga kuko yanza ko ntasenga ibyo sinago byabaye. Biragaragara pe. Ahubwo reka ngusengere. Okay, kansengere. Uwiteka nyine muwe turagushimye, tugushimye neza watugiriye, tugushimye kubw'igicaniro cy'umugisha waduhaye. Yawe turagushimye, yawe turagushimye, tugushimye Nyagasani. Ko watumye tugihumeka umwuka w'abazima, suko turi beza, suko ari cyo twaguhaye. Ahubwo Nyagasani nuko hari umugambi tugifitiye. Uwiteka Nyagasani turakwinze kugira ngo tubabarire ibyaha byacu. Nyagasani tuba mu isi yanduye ariko turakwenyenze kugira ngo Nyagasani utubabarire ibyaha byacu ko twararebye turacumura, twaratekereze turacumura, twarumvishe turacumura, twaravuze turacumura, ariko Nyagasani turakwinze kugira ngo tubabarire turakwinze kugira ngo ukurikize amaraso yawe Nyagasani, kandi turakwinze kugira ngo turinde icyaha n'igisa nacyo. Uwiteka nyine impuhwe kubane natwe, kuganze Nyagasani ubwami bwawe buze. Uwiteka ari kubane na mashanze, kubane na shanze. Reka Nyagasani twongere twiyereke, ubwo Nyagasani uzatwiyereka tuzongera tugushimye, dusanzwe twizeye ko bibaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wow. Narimbi kumbuye kubona uri kunsengera. Ubona nubwo nako kwizera utaransengera kugisenga nka mbere. Ndacyasenga. Kibazo aracyabikwiibutsa. Yarabenyibutsa rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe. Kuko ariko tubonana. Mubonana rimwe na rimwe. Tubonana rimwe na rimwe. Nibwo mwa muri kuganira. Ntabwo nanga tuganira muri ku mwanya munini. Yego. Kuko abari mu masomo hagiye kuzakora niyo mpamvu. Nawe ari kurayafite. Nanjye ndi kuyategura. Muratide nyine. Kanizeye kuzagikomeza ukabitsinda nka mbere. Utazirara. Uzajya uvuga ngo nka kuri wigaga mu kibahara muri iriya nzu noya tameze neza nkagira ngo akumva ko ibintu byose byashobotse. Ya amasezeranyije byose sinayarengaho. Yego. Ahubwo se amakuru yiye na wamushiriwe. Bameze neza. Ahubwo bahagiye kuzakora n'ubukwe. Ekareka. Umva nzaba nambaye agakanzu. Nizere ko muzantumira. Tuzagutumira. Muzantumira. Buzaba nkavuba se. Duha bazamo biriya byumweru bibiri bisigaye. Yego. Ndishimye pe. Imana y'abacyaza Imana igihabwa icyubahiro pe. Imana yabahinduriye ubuzima. Ibintu byarahindutse neza neza. Maze dusigaye dutekera kuri gaze. Ndumbwire. Ibaze we imyotsi mwarayikize. Ni kwirwa mutashya mushakashaka udukungu muteye. Tugiye ibyo bitarimo umwotsi noneho. Cyaze nyine mba numva nishimye ntiwabyumva. Ubu ngubu tumeze neza turaho nta kibazo dufite. Shaba ari byiza nyine ko nicyo gituma umuntu yicara akavuga ati Imana nyine ibaho pe kuko njye narayibonye rega. Yego. Nyine hari igihe Imana ubona igukura ahantu hamwe ikagushyira ahandi nkamwe nk'urugero. Ndeba guhera ukiri umwana ufite imyaka nk'ibiri kugeza nk'ubu ngubu nyine nkabona hari ahantu wagiye uva naho wagiye we na mukuru wawe nyine mugera. Nkabona nyine ko Imana yagiye bahindurira ubuzima
aho dusigaye twiga batatwirukana sha turayishima pe. ibaze nyine ko kundi birirwaga bakwirukana usota ibipangu ugira uti sha byarambabazaga mwumva nyine simfite icyo nagufasha sinzi icyo nakora nyine usibye kwicara nyine nkakuganiriza ariko buriya Imana yagira ngo ibanzire uturebe kubera Imana yari dufitiye umugambi mwiza. Imana yari ifite umugambi mwiza kandi rega nta nubwo ari ahangaha gusa bizagera bizaharenga bigire n'ahandi mva ahubwo mugiye no kujya mu ndege aho bizagera. Nabonye uriya muhungu tereta gihoza ari umukire ni umukire igihe ushaka icyo ubu ngubu nsigaye ntaha nkaca kuri botike akampa icyo nshaka umeze neza ariko nawe ntukamugore ntabwo mugora pe kuko n'ibyama niwe wabinsabiye kandi ngiye numva ndi kumugora pe. Yego ntukagiye nyine buri gihe ugenda rimwe na rimwe ntuzajye ugira ikintu umwaka uzajya urendera kwihera ndinjira nkamusuhuza akansuhuza agahita kugenda ushyire ryose musangire nkangiza nkamushimira nkahita musezera nkatangaza nkasanga gihoza kumenya mukunda cyane urasa mukunda cyane byihorere nawe wumiwe iyo ndi kore bitwengera biba byanyishe nkaseka Mwana yanjye we cyakoze kinyine umeze gutya wishimye udahangayitse mbona ari byiza sinkunda ko kubona uri kurira kanizere ko byararangiye kuko ibyabinteraga ngo byavuye mu mutwe wanjye nabisibyemo. Yego ntabwo nyibitekereza Mwana yanjye nyine mba nkubona nkumva ndishimye pe ibintu byanyu byose umva ubu ngubu biri ku murongo nta kintu na kimwe kitameze neza. Ubu ngubu tumeze neza turahitura mu gitondo tunywa igikoma saa sita tukarya nijoro tukarya tukaryama ahantu heza ntabwo ari nka mbere twararaga hasi. ese shiri gusiga yongera iruhande nkabona umeze neza bite urabizi neza ko numvaga byibuze mu kwezi gutaha twakwanzura iby'umurenge. Yego ariko se mfite ikibazo ndi kubona njyewe ndi Nyakamba nta babyeyi nta muryango. Shiri please ibyo kujya uvuga kuri Nyakanga kandi mpari ariko ugakomeza umbwire nta muryango usibye teta wenyine nta wundi muntu mfite. Nkwibaza nk'umurenge uzaba ari umurenge cyangwa uzaba ari nka komedi tuzaba turi gukina se umurenge waba gute nta muntu nzi n'umwe ukigikira n'umuntu ukira n'umwe tuziranye undi wansinira byagenda gute uwo murenge waba umeze ute? Shiri njyewe ntabwo ikibazo ngitewe mu bwoba n'umurenge kubera iki se? ahubwo ikinteye ubwoba ni ukuzabona abantu bo kuza mu bukwe bwa mariage sibyo ariko umurenge ntekereza ko hakenerwamo abantu bane bo gusinyira umuntu sibyo ariko umurenge wa mugani si n'ikibazo kuko nanabwira narandira bati umumama mwiza ngira ngo arabibonye umwana we harya muri se ntafite irangamuntu se abo babiri ku ruhande rwawe baba bahagije ahubwo ku ruhande rwanjye wenda ninjye utababona ako tugeze no ku murenge n'ubwo umuntu yafata bari abapuranto baba barimo bakora amasuku umuntu yabatereta bakamusinyira. ese shiri wa musaza data wanyu ntanabamubwira bya data wacu byihorera ari papa kuva yamara kwica mama bamukatiye burundu muri gereza. ndabizi data wacu nawe yaheze mu nzu ntabwo abasha guhaguruka abo ni n'uwo muryango navuga ngo nari nsigaranye ufatika ntabwo wafata umuntu mu mutware mu kagare atabasha no kwicara ngo ajye gusinya. birumvikana n'ikibazo ibyo byo wenda abasinya b'umuntu yaza n'abatereta ntabwo umuntu aba yarabanye nabi cyangwa n'abakiriya banjye baza ntabwo naburamo hano birashobora kunsinyira. Shiri kuba imfubyi ni urugamba. ese shiri kubera iki ibintu biba byarabaye koko? Shiri please njye nifuzaga kuzakora ubukwe na mama wanjye ari impande yanjye na papa wanjye nyine bari aho ngaho ni famille
ubuse kubera iki bahisemo kunsiga bakagenda kandi babona ko ibingibi bikwiye kuba none ngiye gukora ibintu nk'ibi byiza ndi jyenyine n'iy'akamaro. Sheri, ndi byose byawe, ndi papa wawe, ndi mama wawe, uri mama wanjye, uri papa, uri byose byanjye, sibyo? Ndabizi ariko nabyo umuntu agomba kubitekereza. Kandi ikindi umenye neza ko intambara zose urimo kurwana harimo umuntu wawe ukuri inyuma, kandi ndagukunda. Ndabizi ko nkunda kandi na teta ndabizi ko nkunda kuko niyo muryango mfite nawe arabizi, ariko nabyo biba bikeneye kubitekerezaho. Nyine kubitekereza ndabyumva, ahubwo twakwibaza ngo ibi by'umurenge byo wenda umunsi bizaba byavuye mu nzira, ese ibijyanye no kuba tuzakora dote ndetse abantu bazatahuka tuzabakurahe? Ese basi uzakurayo umuntu kubera mama akunda kubera papa? Byasaba ko tubakodesha. Please, tutabakodesha, ese twahagara imbere y'abantu twaba ko twavutse. Mana we, nuko ku rwego ndimo rwo gukodesha abantu. Kubera iki twabaye nyakamwe? Si ibintu byo wicara ukabibaza Imana. Iri ni igeno ryacu, twagombaga kuba imfubyi tukabaho nk'uko tubayeho. Ubuse hari abandi bantu babayeho nk'uko tubayeho ku buryo umuntu agira ibyishimo nk'ibi ngibi barimwe mu buzima akabona n'umuntu wamushyigikira. Hari n'umuntu ushobora gukoresha ubukwe n'abo bantu n'abamureze bagahaguruka biyitirira, ugasanga umuntu ahagurutsweho n'ababyeyi bane. Nimba hari ikintu kiba kibi gikomera, igikomere cy'ubupfubyi ntabwo kiva ku muntu, kandi ntabwo twakwishingira ngo nuko turi imfubyi. Byibuze aho ababyeyi bacu bari nidukora ubukwe byibuze nabo bazishima. Mama wazavuga ati byibuze umwana wanjye akoze ubukwe, azaba kureba, si no kureba gusa, azaba kwicaye iruhande. Ni ukuri, umunsi uzaba wambaye agatimba uzumve ko mama wakwicaye iruhande. Nureba mu bantu bicaye hari ubone ko papa wahari. Shiri, please. Ntabwo umuryango wazimye kubera ko uracyahari. Nanjye data mubara nk'udahari uko bamukatiye burundu. Ntabwo najya gukora ubukwe ngo bamusohore. Shiri, ubona ubundi iki koko? Ubona ndi gukunda ubundi. Sure. Please. Imana yari ibizi ko igihe iki n'iki tuzabonana, ibizi ko igihe iki n'iki, igihe kingana gutya tuzamenyana, nkaguporopoza gukunda kandi nawe ukankunda. Shiri, it's okay. Icyangombwa nuko dukundana. Mu bindi bintu bigoye ni ukwibaza ngo mbese abana tuzabyara mu gihe abandi mu biruhuko bajya kwa ba nyirakuru no kuba sekuru, twebwe bazajyayo. Mbese tuzabika kubyara? Tuzabyara. Mbese uri kubona tutari kurema mu muryango w'agahinda n'ubundi tuzatibara? Oya, ntabwo twabireka. Nubwo abana nta ba sekuru bazaba bafite, ariko bazaba bafite se na nyina kandi bazima. Tuzakora uburyo bushoboka bwose ubuzima bubi twabayeho abantu tuzabyara ntibazawubemo. Shiri, urakoze cyane. Ndagukunda. Nanjye urabizi ko ngukunda kandi uzajya uhora ese urabizi ko ngukunda? Shiri, jya umbabarira pe, ndabizi. Narushatse. I love you. Thank you. Teta, bita ko wigunze hano muri saro. Ni byiza. Ku ishuri bimeze neza?
Nenda kubwe nabyo. Ntawe. Wariye? Ngo rero mwicara neza nkubwire inkuru nziza. Teta. Uzi ko njyewe na Sheri na Jivenza tugiye gukora umurenge, tugiye gukora ubukwe. Nukuvuga ngo njyewe nawe ni itariki tutari twemezanya nyine njye nawe ngo duhuze, ariko ubundi nyine ni ugutora umunsi gusa byonyine ibindi twarabyemeranyije. Ese Teta kutishimye kandi nkubwiye inkuru nziza nk'ingiyi, ahubwo nari mvuye kwa Mulisa ngo ndamubwire nsanga ntabahari, ahubwo umumereze telefone mbahamagare, muhamagare mubwire inkuru nziza nk'ingiyi sinayihanganira. Ese Teta utambwira wowe Igihe mbabazwa. mbwira undeba kubera icyo utishimiye. Mbabazwa nuko ibyo mubwiye ubifata nk'aho ari kukubeshya nk'aho ndi umwana. Ibikize Kuki utajya wemera ko Mulisa atakwifuriza ibyiza kandi njye nyibwirira? urongeye noneho urongitanye kumbwira amagambo yawe nakubujije. Ese uri kamaze nkubaze usiga ufite icyo kibazo mu mutwe wawe, urareba ugasanga Mulisa ari wa muntu wanyifuriza ikintu kibi hari muri nose y'abazima. Niyo nshuti yiringira handi umuntu baro hanga muri rugo. Ariko Mulisa akwifuriza ibintu bibi. Hanyuma anyifurije ibintu bibi akaza hanga mu rugo tukirwa dukurukana mu muhanda ahantu hose. Anyifuriza ibintu bibi gute? Ahubwo ko ufite udushitani tukurimo mu mutwe wawe n'inzangano gusa. Ubu kano kanya bibagiye hari Imana yadukuye utangiye kujya gufata abantu b'inshuti batuzamuye cyangwa twafashanya ubuzima ngo ni iki? Mbabazwa nuko buri gihe ndaramusengera ariko Imana ntikuhinde. Cyace kasanye naho ngaho ko kareba asoni. Umva nabibwiye na Sheri wanjye ko ni wongera nzagukubita kandi nukuri kwimarika ngo ngize uko nzagupyame kurushira imwe. Nta soni wowe urashaka guteranya n'imiryango we, nta soni. Sigaye mvugo kazamura utubuno turamaze gukura tumaze ku Teta ngwino shazwa hangano nangaho usigana nsuzugurega nta n'isoni, nta rutuguru kura ngo rusumba izo siwe icara hano gira vuba nta soni. Urukuba tubona ugenda nta soni umaze kuzansuzugura urizani ndugukozeho ukozeho ngewe nigizaho kubita none ubaye iki maze aho hera gasuzugure vugure hano nawe ndamubwiye na Sheri wanjye arabizi nushaka kugenda umundegeho namubwiye ko n'ubu nzagukubita kandi nzagukubita koko utazongera n'umunsi n'umwe kuvuga muri sana. Uri kumva uko muri sa twasangiye akabi n'akeza kabisi n'agahiye. Uri kumva ninjye ubizi we wari umwana we nta soni. Ayiwe sigaye mvuga nyine ukazinga ugenda wihuta. Kano kanya umaze gukura urumva ko umva nkubwire rero n'ubwambere nguye gasopo usenge cyangwa ubyihorere. Uri kumva ntabwo nkeneye urugo ufite kandi unyumve nzongera kumvuga muri sanabi nzagukubita n'abaturanyi babimenye. Uri kumva ko si nkuru unsuzugura ngende nyoko ningeho kumenya n'ijye menya buri kimwe cyose njye imvune wamvunnye sinkavuga ngo zamure intugu wa mushenzi umbabare no kwa nkubwiye nabi soni kuvuga muri sanabi twashwana ngewe nta bwenge washyize mu bintu uri kuvuga ujye bantu utekereze kabiri niyo maze gukora nko kubivuga se kuvuga ibyo ubonye byose. Nubwo ntabwo ari hano yarahari. Hanyuma mbwira ukuntu umwanzi wawe agenda hano buri munsi, mbwira ukuntu umwanzi wawe aguhamagara akakubwira utuntu twose, mbwira ukuntu umwanzi wawe mugirana inama mukicara mukaganira. Warangiza ubundi kamaze nkubaze n'uduki tugukoreramo muri wowe urifata ukigunga umaze igihe ushatse ibyo bintu wabyikuramo utazabona gihoze uwondewe nta soni. Jiho basi mbabara nimba nkubwiye nabi kare kose se wajya ugira ubwenge. aya marira ndi kurira ndabizi ko Imana ariyo yonyine ibizi niko mbabaye. Hanyuma se marira kurira haro gukubise ahubwo no gukunguza uri gukungurira ndaho
usibye imana yonyine ntibizi ariko imana yaragowe imana izajya gushyikira mu bufuti bwose uriya nta kintu ubaye ntabwo ari ubufuti wowe ni uko utajya wumva kandi uzicuza rero shara reka mubwire teta ujye umenya n'uwo ndiwe n'akamaro ngufitiye sibyo ntabwo uri umuntu wo kumbwira ngo nzicuza undusha ubwenge wowe se kuki ntondagira ukambwira amagambo nk'ayo wiboneye se jya ujya no kuvuga ubanza uzige uri kumva ibyo kuvuga ngo iby'imana iby'imana ntabwo ishyikira umuntu nkawe wifata ukirira ahubwo niba ufite n'ibyo mbabarire ubukurikirane wenyine ninjye uri kubitongera kuko ninjye ufite ninjye ubona urifata ukareba wowe umuntu ungana gutya nta soni udakubiswe utabuze ibiryo utaburaye utabuze aho uryama kutarera cyane turiya kwarezwaga n'ibibazo gusa wabuze iki hano ku buryo wifata ukareba nta soni ijisho ryahiye umunwa watukuye arewe uraberewe mukobwa gusa ndakuyemye kuri muri sekansiyo Vincent ndacyagushimira ku bintu ugenda ukorera inshuti yanjye Gihozo Imana igiguha umugisha gusa nawe ndagushimira ku makuru ngufiteho y'uburyo Gihozo mubanye mu buzima busanzwe mubanye neza kandi muzakomerezaho yarakumbwiye kandi numva uro gushimirwa gusa urundi ruhande wenda ibyo nsa nkaho ibyo maze iminsi mukorera ari biki nukuri kuko numva na hari ahantu batuye nshaka kuzahabakura nkabajyana mu nzu nziza ku buryo numva byibuze umutima wanjye wishimiye no kwiga numva atagarukira hariya ubundi ukunda umuntu ntacyo utamukorera yego warakwemera ugatanga ibyo byose ariko akabaho cyane rero kandi Gihozo ni umukobwa mwiza nabonye mu mutima wanjye ndanyurwa nanjye kuva yaza hari byahindutse kandi ubushuti mufitanye muzabugumana cyane gusa nyine nawe uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe ndetse no mu buzima bwanjye kuko inshuti yanjye yishimye nanjye mba nishimye Imana igiguha umugisha utagabanyije ubona wabaye aho ababyeyi be batabaye mubera papa ni ukuvuga kumubera boyfriend wakubye nka kangahe mbese umubera famiye mubera byose rero biranshimisha rero nk'inshuti nkumva nta kindi nakoretse kugusabira umugisha ku Mana ubundi ikintu cyari kigoye cya mbere cyanteye shoke ni amakuru ye numva aho ku ishuri bitameze neza yaba mu myigire yaba muri school fees yaba mu myambarire kandi uruhande rumwe abantu bamuzi cyangwa bamubona bakabona ari umukobwa mwiza ariko batazanataha rero numvaga byibuze n'inshuti ze nubwo zamusura ariko byo zimusanga ahantu hazima kandi buriya nukunda umuntu uzamwifuriza ibyiza cyane kuko impamvu mbikubwiye hari igihe ukunda uba inshuti n'umuntu ugasanga iterambere ry'umuntu hari igihe undi muntu ataryishimiye ariko buriya iyo mugenzi wawe afite iterambere ryiza uranezerwa kandi nibyo ngushimira ko iminsi mbaziho nta shyari mbaziho yego nta shyari mbaziho navuga rero ngo ubuzima mufitanye mu iterambere it's perfect ni bwiza muzabugumana cyane kandi nawe umunsi wagize fiance uzamutwereka ako none ntiyabura ntabwo biracamo ako nibicamo urumva ntabwo nabura kumubereka nzamubereka pe nzamubereka ariko nyine hari ukirimo nanjye mbafata nka famille hari ukirimo gupropose bita urumva hari ukuntu nyine iyo uri umukobwa ufite nk'abantu benshi nyine bakwitayeho ariko nyine turacuzinga neza ngo confirme ku buryo wagiye kuri bati ndamwerekana utendetse oya pana gutendeka nanone ntabwo nendeka ahubwo ntabwo ndakonfirma ngo mvuge ngo abamotari ba Uganda naza nkamukwereka wenda abamotari ba Uganda nibo jya kujya guryo ugasanga kuri moto imwe hariho nk'abagenzi nk'umunari hajyaho umuntu
ukumva motari ati uretse dutegereje undi muntu ukibaza se moto nteze ibaye taxi voiture so rero nawe uburyo ubimbwiye ushobora kuba ufite nk'abajama nka 6 urimo gucenshura ngo ukuremo byibuze umwe oya icyo navugaga ni ukumwerekana nyine muri abo 6 ntuhakuramo umwe nyine ushobora kuba oya nanone ntago okay ntawe mfite ntawe okay ariko nyine Imana izabikora bigende neza mubereke nyine nk'inshuti zanjye byo ntubigire ikibazo harya ari ngo tuzicare icyo gitaramo tukimenaho amazi ibyo byose amakuru yanjye mama yafite isa ku isaha nyine ntamubereka abaye yabonetse namubereka sabaye ahubwo uvuga utarahari ariko sindakonfirm arega ni umuntu akureba barabyibwira abyibwira ate nyine umuntu arebye roko kandi imyaka ugezemo ntago bambwira ngo ntago urabona umuntu byibuze ukubwira ngo I love you cyangwa waramugize baramutwara oya okay so urakoze kubw'umwanya wawe nokipye thank you okay nawe nuza guhura na Gihozo umunsi urize basi telefone numvisha nahamagaye irananira okay nacyo Imana ikurinde sava mwana wawe wiriwe birute mwana wawe kutavuga nta nubwo ushaka kumvugisha wanze kurya ejo ntiwegeze urya nijoro ntiwariye nta nubwo ushaka no kumvugisha ako mama nigute wumva koko ko nakishimira biriya bintu bya Gihozo none se Gihozo uriya muhungu duhuye bari kumwe niwe wambwiraga uri kujya bagirira neza kuriya bahindurira ubuzima ngo uri kubahindurira ubuzima turahuye mbona bafatanye bameze neza nuriya niwe ngo niwe uri kubahindura ubuzima niwe utumye nihebye gutya niwe utuma utarya se niwe utuma waranze kurya waje tukajya gufungura mama ngende umva nta apeti mfite rwose urumva udashaka kurya mwana wako nkukunda wakwihanganya ibya Gihozo ukabyikuramo ukaza tukajya ku meza kurya nta apeti mfite pe nese urumva amaherezo ari ayahe mama kugira ngo ntekane ngere kumbona mu isura nk'iyo warunziho mara nishimye mbwira nuko Gihozo wamuringaniza nanjye cyangwa se byananirana niba guhagarika uriya murenge kuko bwose navuga ko harabanza umurenge kandi nawe sinshaka kuba niba bitashoka ko uriya murenge bo ubwabo babihagarika ngende ndumva twabyikora twabihagarika ariko se mwana wakambanze nkubaze Gihozo mwarakuranye mwarareranywe uribuka kiri muto yarazaga mukirirwa mukina karara hano mu rugo nta kibazo mufitanye mwariganye murabyirukanye numvaga navuga ko nimurangiza kwiga muzajya munakorana kubera icyo utishimira ibyiza agezeho ngo umureka akora ubukwe bwe ibyo byose uri kuvuga ibyo byose twarakuranye twarareranwe twagize gute hanyuma se tugiye no gukorera ubukwe hamwe ariko sinkubwira ko nawe Imana izaguha wawe ugomba kwihangana ugatuza imu wanjye gute ngewe ni gute umuntu nyine twakuranye gutyo nk'uko bivuze tugafatikana buri kimwe cyose ni gute ku munota wa nyuma njye none na boyfriend ngira ni gute ngewe unyumvisha ko agiye gukora ubukwe yewe numvaga wakwihangana ugategereza nawe ukazabona uwawe ese ubundi warambyaye cyane ari ibyaye mwana wa narakubyaye kandi ndanagukunda kubera utajya mu ruhande rwanjye turi kumwe kandi nta na kimwe ntakora ngo wishime none zema wowe nk'umubyeyi wanjye urumva ngewe nakicara nkababara gutya ukajya ubona ungira izo nama ngo Imana se niba inkunda ngiye kugitamaye uwanjye kugira ngo umuhe amahoro
izamuguha n'igihe kitaragera nabyigihe mama nabyigihe Gihozo nge ntago yakomeza kwishima kuri ngo nge nsigare sibyo ahubwo wowe ngira ikintu twakora kugira ngo duhagarike uriya murenge nicyo gisubizo cyonyine nshaka rero buriya nta kintu na kimwe tutakora nta n'icyatunanira ariko ikibazo ngewe numvaga warikaga Gihozo akikorera ubukwe bwe oya mama kugira ngo ntuze nk'uko ubishaka nuko Gihozo burabwe butaba byangombwa niyo twanamwica nge sinzi nta n'ikintu nyitayeho nawe urumva ushaka ko apfa urumva ushaka ko Gihozo twamwica akava mu nzira none se nta bundi buryo nge ntabwo nshaka rero ko burabukwe buzaba uragira ngo tubigenze ute niba ari uburyo twabyicamo bigapfa adapfuye nta kibazo undi wewe nzi ko hari n'ikintu wamfasha nuko uri kubyirengagiza ushaka kwigira nkaho nta kintu wabimfasha kimbwire mwana wa nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo uhorane ibyishimo byawe mbwira icyo nakora mwese nyine ngende ndashaka ko dushaka ikintu niba twamuha ikintu kigatuma apfa niba cyatuma yibagirwa niba yasara ntabwo nzi ikintu yaba kugira ngo burabukwe nibubi umva rero mwana wanjye ikintu cyose cyatuma ugarura ibyishimo ukabaho neza ukishima kuko ndagukunda ntago nshaka ikintu kikubabaza cyose nkwemereye kugikora ubwo bukwe ntibuzaba yego mama yego murakoze ubundi niwe mama wanjye ndagukunda mwana wawe mama ndagukunda mama warakoze kumbyara yego urakoze nawe gushima mwana wawe mama nukuri pe ndagushimira cyane umva rero mwana wanjye papa wawe atarapfa yansezeranije ko ntagomba gutuma hari ikintu na kimwe kikubabaza none mwana wawe niba urupfu rwa Gihozo ari rwo rugomba kugushimisha mu buzima bwawe vuba cyane nta n'iminsi irashira urabona umurambo we yego mama uri seriye yego ngo rero niba papa wanjye yaragusezeranyije kunshimisha ugomba kubikora ndabikora cyane mwana wa ariko ujye uhora wishimye nzatangira kwishima byabaye ntago nabyizera numva ibyo ari ibintu wapfa gusezeranya umuntu akabyizera hoya byizere ko bitarenze icyumweru urabona umurambo wa Gihozo karishimire ko binsezeranyije nzabyizera biri kuba sawa nta kibazo mwana wa urakoze pe ndagushimiye yego mwana ndagushimiye mana ndagushimiye warakoze kumbera umubyeyi ukigikira mana ndagushimiye mama nta kintu na kimwe ntakora ku bwawe mwana wa